ntabwo biba byoroshe uzi ko mu biganiro tumaze iminsi dukorana cyangwa se mu ivugabutumwa tumaze iminsi dukorana ariko urabizi igihe nasengaga cyose nasengeraga abamotari nsengera abanyonzi nsengera abashoferi atwara baba mu mihanda nsengera abapayiroti aba bagendera mu kirere k'umuzungu yapanze guparika za moto zaciyeho muzungu araparika ntashinzwe yatubwiye gashinzwe ikiremwa muntu mu Rwanda niwe wambamagariye iki ambulance abonye ukomeza abwira abagenda kuko baje mu cyongereza zasema avuga ngo iyi mpanuka yariteye ubwoba ahubwo uyu muntu ni muntu ki uko nayinzi kimbarukiraba ntabwo ariko ngetse ku uyu muntu abaye kuguru kuranja n'ubu ngubu urabona ko ndimo ndikunigwira ukuguru kuko numvaga ko nje akwanaviriye mu nda yego ko bavuga ngo uyu muntu aviriye mu nda no gupfa rapfa ariko nshimima ko naraguye ikasike itiva mu mutwe ngira umutwe numva nda kibazo cyo koza amaguru yo kucya nagira mu mugongo ariko ahandi ho yes ngo ikaze na karibu kuri Derifins TV amahoro y'Imana nabane nawe reka nizere kumeze neza aho waba uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu imvura y'imigisha igusesekareho kuri uyu munsi rero ntabwo navuga ngo ni ibyishimo ariko turi mu mashimwe kubw'umukozi w'Imana tsindagira mbere na mbere kamanza nkwakire urakoze cyane ndakwakiriye yego enda hari igihe abantu bashobora kwibaza kubera iki noneho twahinduye ahantu ariko ndagira mbamenyeshe ko uyu munsi nagusuye mu rugo wageze neza kuba wandekerejeho zo by'abantu ngo ndagusura atagutekerejeho ura nawe warayi ku mutima ndekerezaho cyane ndakeka ko utegeze ubundi bitotsi niba nk'ubu aya masaha ni 12:00 nari nakwise bitotsi umunsi nakukire kuzimba buriye bona naziko twadusaye tukorana tangira 3:00 saa 4 ariko buranatunga mbamaga atuje kunsura nibaza uyu munyamakuru arabosho kuko nenzi kukundi bitotsi pe bitewe n'umunaniro ubu ufite sondi bintu byanga ariko mbonye kungunda fair mbonye kungunda iri joro nzi kutajyamye ntago wajyamye ariko Imana ishimwe kubunsuye yego oya nta kintu cyari kumbuza kugusura reka tunabivuge sibanga tsindagira karame mu kiganiro nakoranye na Mutesi ejo abantu twababwiye ko wakoze impanuka nibyo naje kureba rero nk'abanyamakuru ntago tujya tugenda twenyine ndetse nitwaza kamera debese tsindagira ameze ate bimeze bite tsindagira ku munsi wo kuwa gatanu wakoze impanuka amakuru yatugezeho ntekereza ko wahamagaye Mutesi nanjye mpamagara ejo ngiye buranabimenye ejo nasanze wambuze ndavuga ati noneho ibitotsi none arabimbateze inshuro igihumbi tuyu muntu wambuze gutya arahita nyita bitotsi pe mu kuvugisha Mutesi abarambwiye ati se tsindagira mwavuganye ati nsanze yambuze ariko ndi kumuvugisha ngasanga ari bize ari ndi bize andi kumwe na dogita ati se bimeze bita ati tsindagira se ntago uzi ko yakoze impanuka ngo iki nyine ndatungurwa sinone ibyo bintu kandi byaje ryari ati yakoze impanuka twavuganye nanjye nimugoroba ari kwa muganga ubwo muheruka ubwo urumva ubwo rero cyagiye twavuganye ubwo rero mba ndavuze ati pe ariko wenda uraza gushima Imana mu buryo bwawe
ariko ngiye nshimye Imana pe kubwo yakuvanye hari ahantu anishimye warahavuye amahoro ntugire ikibazo Imana yumve ko nyishimye zindage ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye uzi ko mu biganiro twatumaze iminsi dukorana cyangwa se mu ivugabutumwa tumaze iminsi dukorana ariko urabizi igihe nasengaga cyose nasengeraga abamotari nsengera abanyonzi nsengera abashoferi atwara ababa mu mihanda nsengera n'abapayiroti aba bagendera mu kirere nuko nari nzi ko umwuka w'imbanuka mu mihanda uhari kandi buriya Imana nikubwira ngo ndakurinze uje uhita ubyumva vuba uku kuguru ubona nari maze iminsi Imana imbwira ngo ngurinze gucika ukuguru k'uburyo uko nsenze ikamya ngo ngurinze gucika ukuguru uko nsenze ngurinze imbanuka none ikintu cyandangaje umumotari wandwaye tumaze gukora imbanuka ejo no twagana mbwatereka ngubwira ati ndongiye gutinya Imana ndamaze se gute bati kwa gatatu narasenze Imana imbwira yuko indinze imbanuka ikomeye uwo mbetse agapfa none ibaze yabibwiye kwa gatatu bitoho kwa kangahe kwa gatanu nanjye ndi kwa kane uzuko twakuranye ikiganiro ngira ngo kwa kane gubya ngo mvuye gusenga mu bantu dukorana amasengesho ku rusengero abo mbagarariye babahanuza n'abinginze n'Imana imaze kutubwira ngo mbarinze amarira akomeye mu binginze kugenda baba ngaterega Imana yabikunyuzagamo ariko ndi yakubwira ko ari wowe ugiye gukora iki imbanuka abandi nibyo ngendekereza ku hari korari yigeze guseruka ikora imbanuka mu mazi Igisenyi uwo muhanuzi wapfuyemo niwe wari wahanuye ngo umugeni ni Yeswe arahanura ngo umugeni ni Yeswe ati harimo umugeni ni Yeswe ariko ari Igisenyi icyo yari mazari yige kuvuga ubutumwa icanguko ariko baca mu mazi ntungurwa none bitekerejeho ndabandi nari ngiye gupfanga kuko niwe wahanuye ko iyo korari irimo umugeni bakora urugendo baragenda mazi ahazamo umuraba bakora imbanuka bari gupfa ko ari bihanuye ejo rero umubyeyi yarambamagara ati umuyobozi wacu waramutsinde naramutse nakoze bati gute ndamusobanura ambwa ati warnabwa ariko narokotse ndi muzima Imana yagize neza arambwira ngo ubugi Imana yakubwiye ko iturinze amarira kumba ari wowe wari twari tugomba kurira tukarirura umuryango wawe abadiye irabitubwira ariko ikatwereka agace kamwe fiya rero mvita amashimwe habandi muri gihe nabaze ngo abandi banyuze bagapfa nje nahageze mba muzima kuko aho hantu banakuye urebye mari kuko yari imeze abantu bose bambwira ati uri umunyamasengesho uri umukozi w'Imana ati ndaguza nda muntu harokokaga ariko nge naharokotse none ngeze mbiranzi maze kundwara ikuza kumfata ngeze mu bitaro narebye uko abantu bakoze iyi misi reka mabwiza ukuri bandi umusenga muve mu muteto mukanguke nasomye ijambo ngo ye usinziriye we mwongere mukanguka kitongera kumurikire shitana yameze yateje abadayimoni bo guteza imbanuka nageze mu bitaro ndeba abandi bari gupfuka imitwe ndabandi imigu amaguru gacitse ndabandi mu maboko bamwe bashizayo bari gushiraho ibisima ejo tuvuye kunyuza mu cuma mwakubya ngo we nguragenda bakushiraho ibisima nje cyo goze ngize umugisha bambya ngo uri akuguru kwa turetse inyama zangiritse ariko uri muzima abandi we nahise mbereze Imana icubahiro aho ngo imbere ya dogito gutambwe kwereka ibyo nabwo nshingiye abandi ibizamini muri kubisubiza muri kubaha cyewe kwambaye muzima nshingiye wete nzagukora ndongera gukorera ubundi bushasha fiya navuye mfashe ndeo navuga ngo nono niwo bambira ngo ngunda gusenga noneho ari n'uwambwiye atayo maguru yawe yabyiniye Imana ayo maguru yawe yazamutse imisozi kandi ikindi udusengera utigana kuko nanyagirwa navuze ngo Mana wibuke ko nibura arabo nagiriye neza wibuke mbaga Hezekiya nongera nyibutse imirimo navuga ngo wibuke
abana baje ndutume wabimfubyi ndutuma umufasha wanje w'umupfaka hari byinshi wavuganye natwe nge n'umufasha wanje turi gusenga mbita ngurura kundu uyu mwana ubonye unyuza umuhungu wanje w'imvura hari gihe twe tuganira arambira ngo papa uramutse upfuye Imana itagututabaye tago twatongera gusenga byo bindabona ari njyamye hasi iyo shusho yongeye iragaruka nabya ngo Mana uribuka ko umwana wanje imvura yambwiye ko ndamutse mvuye tutatabawe batabonye ubutabazi bwe ko batagura gusavuga ngo Mana ibuka ngura ahantu ndi muzima ninjaka mbikimuga ariko ndere gupfa ariko ukurikirana isezerano wavuganye nanjye cyokoze marayika araza aranyumva kuko barandiwe numva bameze nk'ishenjegeri bandambika uruhande w'umuhanda hageze wese nasamura kuguru bikanga kone ukuntu shitana ari umugome wari umudayimoni wo kwihorera uyu ni umudayimoni wo kwihorera kuko yabonye navuye mu bitaro saa 5 nabwo umumotari wari undwaye nabwo ngitukati ko njyo kugira ngo ngati wanje mwivene nabwo yongera ngo bita hasi iryo joro noneho mbanuka ebyiri mu munsi umwe urumva nayikoze mu masaha 10 n'igice saa 10 zikuja kugira indi nayikoze saa 5 nayindi ikoze saa 5 n'iminota hafi 20 ndashe za nijoro mu motara ncangeze ba muganga bambwiye ati rero ihangana utabagucure ko n'ibitanda byari byashize bitewe n'imbanuka n'abarwayi benshi batuye kuvura utuye hafi bagucure niba ejo uzagira ute bakugare tukunyuze mu cuma ndatashe ngibwe mu motari ndi ivenere gati wanje niri ngiri nababa ngubisa aho ngaho umudamu wanje hambwa atese abazimu hambwa ata rero ntabwo uzogera gutega imoto bazajura uratega iki ajura uratega imodoka gusa ati mushumba wacu yigeza ko imbanuka nigara avuga ko atazogera gutega igara ati nawe rero amaherezo nturoga gutega nawe gakereka nimba imodoka yanje birababaje ariko mfite amashimwe nuko Imana ageze kwa ngo ndebye kunda abantu bakoze imbanuka abapolisi aho witeka we ndi munduki tabandi Imana ndagushimye fyano ukuri Imana yageze neza oya nta muntu utashima ndagiye kankubwiza ukuri nta muntu utashima ku bwawe nanjye nigeze gukora impanuka ndabizi ndabyumva nanjye kubw'amahirwe sinigeze mvunika bikanganye ariko ngenda n'isaha ndagenda nkabyumva none bya bindi bavuga ngo umumotari ngo wagutimbye ngo muragirana imanza reka ngubwire nawe uyu munsi ari kubwira avuga ati nabonye umusinzi nabaho bonye umuntu w'umurokore nge ngimara kumva umwuka ugeze nabagenda imota humura wagira ibyangombwa utabigira humura icyo nzi kuba numva ukuguru kuko byagenda kose ndumva igufa ryanje ari rizima ndikandi wajyakangirika kuba ndapfuye nshingiye kuko nabonaga imodoka kuko twabuze gato ngo dukwita umutwe ku ipoto yego kandi mbese ndabandi humura rwose humura na n'uyu munsi navuye kwa mwana gutaha urwo rugendo rwagenze gute mperuka tuvugana kuwa kane ngubya ngo dukore ibibwirizo bibiri kuwa gatanu urajya Kigali ubwo kunzi ko nibura wateze direct nyine ubu kugira ukora impanuka uri kuva i Kigali na moto kuko byanga byakuna ntago wavuye i Kigali na moto oya nyine ubwo izo nzira ariko ntawamenye inzira z'abagabo nyaboneka ariko nyine wenda abantu babwire uburyo urwo rugendo rwagenze urumva nabyutse kare navuye hano saa 11:10 mbita ndegara imodoka rijanze tamndega ndihoza imodoka tutahagarara mu nsira nageze Kigali saa 12 hafi na 40 saa mu gitondo uva nari nazindutse tagena ngiye gusengera umuntu ndamusengera maze kumusengera igihe ngimurangiza undi muntu amubwira ati meze nabi ndaza ngira mukinga mva mu modoka nsengera wa muntu kuva ko nabadazimu ko nabera mugambwe atwanga bisibindu ariko ndumva umutima wanje bawukushika kandi bakiwushika ndikumva ngiye kwikubita hasi ndasa nabwo ndatega urumva mfikiga ndatega ngeze mukinga ndahagarara mvamo nsengera uwo muntu umubyeyi yego maze kumusengera
niho ku rusengero twari dufite amasengesho ya saa 10 tutagira saa 10 n'igice nabwo ngabana n'ifite undi muntu wamugata najye umwana wanjye ameze nabi ngwino umfasha ndavuga rero ngo ibintu byose bikiranukemo nuko mfata moto yego ariko ngicicara kuri moto ijwi ryambwiye ngo iyo moto yireke shwiraza hamwe ngo iyo moto yireke tabwandi iryoshwe tabwandi oya ndicara kuri moto ngeze niho nagitwageze imbere gato tukoresheje nk'iminota ng'icumi niho tukigera imbere niho twabonye imodoka ikurikiranye n'umuzungu tugeze imbere tubona imodoka kwa kundi ziriya modoka z'ingongomari zikundi zihubuka badepasa none adepasa gutyo umuzungu arakwepa umuhanda natwe duhita tukwepa umuhanda wa wundi wari urwaye akigabanya umuvuduko ukabona akaragonga wa muzungu wari uri imbere ye kuri moto nawe natwe tugeze imbere tubona atagiye kubita ipoto ni Imana sinzi kundi Uwiteka mbese yatoye mbese nani cyasengesho nzavuga ngo Mana mfasha urugendo umbere umugenzi umbere pilot mbese uvuga ngo ntago Yesu ari wambereye umupilot twarakubise umutwe kwiyo ndoza y'umuhanda kwiyo poto nuko urugendo rwari rumeze ko umuzungu yapanze guparika zo motwa zaciyeho muzungu araparika ntashinzwe ngashinzwe niba yavuze ngo yatubwiye gashinzwe ikiremwa muntu mu Rwanda niwe wambamagariye iki ambulance abonye ukomeza abwira abagenda kuko baje mu cyongereza zasema avuga ngo iyi mpanuka yariteye ubwoba ahubwo uyu muntu ni muntu ki uko nayinzi kimbarukiraba ntabwo ariko ngetse ko uyu muntu abaye ariko ambulance iraza baraterura bashira muri ambulance ngeze kuri abanjana morali ko bahise banjana morali chance hita banyakira cyo koze kuko urumva umuntu udafite ibimenyetso inyuma baba bavuga ati byanga byakondamo imbere nanjye nta byagazeho nifuza nshinga uburibwe byagazeho nifuza navuga ndi Uwiteka iyo nshobora ngava ko na n'uyu kuguru kuranja n'ubu nguru urabona ko ndimo kunigwira ukuguru kuko numvaga ko njwa kwa naviriye mu nda yego ko bavuga ngo uyu muntu aviriye mu nda no gupfa rapfa ariko nshimima ko naraguye ikasike itiva mu mutwe ngira umutwe numva nda kibazo cyo koza amaguru yo kucya nagira mu mugongo ariko ahandi ho tumva ndi muzima kandi nabwo mfite kwizanana ko mu minsi 2-3 ndaba ndi gutambika imisozi ndongera kwiza tumva ndongera gusubira mu gusenga kabisa kazi kawe mu kazi kanye nagasubiramo abo twafatanyaga abahumure Yesu aranganda kanda Imana ishimwe Tsindagira yego ndumva nishimye ubu ufite amashimwe menshi ngewe urabizi iyo nasuye umuntu ntago yanshika atambwe ijambo ry'Imana Tsindagira rero ejo nijoro natane nicaye bitekerezo ndabwo ndi dore toje naje gupfa yakoze impanuka agendera mu mbago none nanjye ubuse ngiye kuvanga tojene na gogo ko ndavuga ko bari bamaze kwabo marasege maze kwabo marahe gute kandi umuro ntago uri Bugande ariko uvurika reka ngubwire avuze Bugande bundi 16 nayifite gutumira na Sekazuba ko kuja Bugande nabwo ejo nabitekerejeho ndavuga ndi Imana iyi mpanuka ndumaze taga zose kazwanyandikira arambwira ati muhungu wanjye batanageze Uganda nsanga imodoka yanje yagize ikibazo none ndimo amafaranga yo ngomba gwaya amatike na yakoresheje imodoka igitande cyatangiye sinzi kundu twabipanga ndavuga ndi Imana ndago yashaka ko nayimaze iminsi burangiye ari confidence nsengira baravuga ngo niba uyu muntu mpamagaye ari umugisha ngende niba atari umugisha urugendo ruhagarike bivuga ikirere nawe navuga ngo yimpanuka iyo ni hatangaje Uganda impanuka nayikoreye Uganda ngapfira Uganda ko naye baza Sekazo irambaye invitation y'igiterane ukwezi kwari gushize urabaza ko ingendo yakoze aja Kenya aja Tanzania nge invitation yo y'icyo giterane nari ngifite yuko tuzagenda tukabana muri ico giterane cy'imisi 3 kitande cyataga ku 16 ngo ni kwa 4 kwa 6 bari kitande twagomba kugisoza none ko twadufite ngambwa ati tuzagisoza ku cyumweru utaye ku wa mbere twanabyemeje urumva rero nibyo uvuze ngo kujya Uganda buri urumva ko
Imana yarandinze, Imana yagize neza. No muri byaze ngo muri iki gitondo Mana ndagushima. Avuga ngo mbese utagushima yava he? Utagushima nindi. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imvi ko nyishimye, yandindiye kwitwa abana banje imfubyi, yandindiye umufasha wanje kwitwa umupfakazi. Uyu munsi umufasha wanje sinzi amarira bari kurira. Ntago mbisi. Abinginzi dufatanye umurimo w'Imana mu itorero CCM Beteri, sinzi amarira baba bari kurira, sinzi umushumba wanje amarira bari kurira, mbese sinzi ababyeyi banje mu buryo bw'umwuka amarira baba bari kurira, sinzi inshuti zanjye zazikura. hari ubona hamagara nabuze umufasha wanje namubuze ngo mbite ko ngoze impanuka, ndamuhamagara ndamubwira ndi nakoze impanuka nshakira umumbwirire ko ni uri ku rusengero. Yageze ku rusengero yahamutse, nongayibagwa n'izina ry'umufasha wanjye bakabaza ugushaka atoya ati tsindagira koze impanuka. Yese nabagira ku rusengero yagize ute yahamutse. Urumva uyu munsi ni umuntu yahamutse ngihumeka, ago uyu munsi we abameze gute? Ndashima Imana yahabaye, ndashima Imana ivuga ijambo ikarikurikirana. Niba yari maze iminsi mbirago ngurinze impanuka ngurinze amarira, mufasha wacu kaje gusema ariko byago ngurinze gupfakara. Bana banje basema ariko ngo barinze kwitwa imfubyi. Nshimye Imana fya, iki ni ikimenyetso cyuko negomba kugendera mu mbanuka mu mbago. Yego. Ariko Imana yarahabaye. Cyangwa kanasuguma. Muri rimwe yavuze ngo suko nari ndi mwiza ubwo ni Yesu wangiriye iki ubuntu. Izi ni imbabazi z'Imana. Ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Karame gendeje kugenda. Imana ishimwe. Urumva uyu mwana bari guhamagara ndetse uyu munsi. Yego. Cyo naraje umwana ati ndadinda kuraza. Tavuga ndi Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bivuga iki? Ubu nibyo ndi kubwira ngo usinziriye wese nakanguke. Yongera henda Imana. Nubwo inzara ihari ariko urupfugo ndago rutinze. Kandi nibyo ndi kubwira abantu ngo abadayimoni barimo barakora, abadayimoni bo kuborera barakora. Uyu ni igindi ryari gihoreye. Urumva ko nana yivuye ku gici Kigali ngagira handi mugavamo mu modoka ngo nganga rikurikirana. Ni igindi ryari gihoreye. Urumva uyu muntu nasengeye iyo ndaje aragomba gupfa. Ariko dayimoni bavuga ngo nubwo atamwishe ngiye kumuteza impanuka. Dushima Imana y'ubwayi igendana natwe amanywa n'ijoro, nayo yohereza marayika. Wa marayika wa wundi warwaniye indambara yarwaniye indumbi ya Mose, ndahamya ndashidikana warwaniriye ubuzima bwanjye. Wa wundi warwaniriye Petero ari mu nzu y'imbohe habura gato ngo bamwice, uwo marayika niwo waje angura mu mpanuka. Nubwo muri byavuze ngo ziratondoma ariko ziraziritse. Nubwo abadayimoni batondomye Yesu yarabanzirikiye, arwana indambara. Aho ndareba naho ndeba Mana ndabyibutse. Uwiteka warahagaze, mashimwe arahari. Tosi efo Uwiteka habwa icubahiro. Ndagira ngo mbwire abantu uko biri kose ndakuri Imana itakura umuntu. Uribaza niba umumotari yarasenze kuwa gatatu, ikigaragazo kirihuta gusumbya igisubizo. Ariko ndashanga tubwire Imana uko ibigaragazo byihuta ariko n'ibisubizo byacu bigirute byihuta. Mu Imana ikubwira ngo urapfa waba udapfuka n'ibimenyetso byo gupfa n'ibimenyetso byo gutabarwa. Uwite byihutisha. Imana ishimwe. Amen. Pandu bengi barambwiye ngo nubarimo abandi bakizamura amashimwe. Hari umubyeyi ngunda bamamagaye ndamubwira uri hanze bimugambwa ati ngiye gusenga amavara bamazima tijyo gufarira barizima racyo irabo nabavyumva hari ndamushimiye kandi aratukurikirana 5 kuri 5 ndabizi neza. Yahise mbwa ati tsindagiti muri Imana wakoreye ntabwo idakwemera kugendera mu mbago. Yego. Rero nshimye Imana ihagaze ku buzima bwanje. Fya nshimye Imana wakuvuga amashimwe yayo bwakira bugaca. Ariko byumve nshimye Imana. Yego. Tsindagiye. Karame. Reka nkubwire ngo komera. Ndakomeye. Imana iri kumwe nawe. Nimbumure. Yego kandi ntekereza ko iyo wakoreye itagukuyeho amaboko.
yayigeze bwira yamubwiye Mose ambwira ngo nzakugenda imbere abya ngo ataringaniye zaharinganyiza nanjye rero haraho ari byo yaringanyije yego ni ukuri ubu ngubu mugiye ubu ngubu yego ndahaze simbatumiye umukati yego reka twihuse yego muri ya ngeso yawe njye nkunda kuvuga ngo ni ingeso kuko ni ingeso aba ari ikintu umuntu ahora akora sibyo muri makuru ni w'umuranga yego kandi hano unamwica reka mvuge ngo ushime Imana nkwakira mu ijambo yego tunyurizeho ijambo ritoya riri kugufasha muri iyi minsi ubundi dusoza. Turagushimye Yesu, ndagushimye kuko wabanye nanje kuri tariki ya 17 ngeze kuri tariki ya 19 mbumeka umwuka w'abazima, si kubwanje, si kubw'umuryango mvukamo, si kubw'umuryango nashakiyemo, si kubw'umushumba unyoboye ujumbye, ahubwo ni imbabazi zawe zabikoze. Ndabigushimiye Kristo mwiza, uko wandinze niko warinze n'umuryango wanje. Nagushimaga kwandindiye abana amarira, ukandindira umufasha amarira, inshuti zanje wazirinze amarira, abavandimwe barinda amarira, habwa icyubahiro. Iyi tariki ya none ya 19 muri iki cyumweru cyabaye icyumweru cy'umugisha, kuko hari benshi ya tariki bapfuye, hari benshi babaye ibimuga, hari benshi bagendeye ku mumbago, ariko nge warahabaye Kristo mwiza. Ndacyagushima kuko wavuganye nanjye, nikera umbwira ngo uzandinda, nabonye ukuboko kwawe. Latosi efaya, niri joro nabonye ukuboko kwawe. Uriya munsi shatani yari yakizifuhe, ariko ndaragushimye kuko wandinze saa 11 za nimugoroba, wongera undinda saa 5:20 za nijoro. Ukizo manuka nazikoze umunsi umwe. Uwiteka warahabaye kandi wakoze imirimo n'ibitangaza, wakoze ibirenze amaso yanje, wakoze ibyo abavandimwe batakora, wangora ibyo amafaranga atabasha gukora. Kristo habwa icyubahiro mwuka wera. Nagushimaga kuko uri Imana nzima, uri Imana ivuga ijambo ukarikurikirana. Wigeze ubwira umunsi umwe Yeremiya, uramubwira ngo Yeremiya we waroye neza. Yeremiya arakubwira ngo naroye, urangije amaza ngo wabonye iki? Arakubwira ngo yabonye ngo ni y'umurinzi. Uramubwira ngo urinde ijambo, ukanda no waribwiye. Nanjye warandinze ushinga ijambo wavuganye nanje, warambwiye ngo ndabwo nzapfa ahubwo nzarama, mvuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Uyu munsi rero Kristo mwiza, nje kuvuga imirimo wakoze, nje kuvuga ibitangaza wakoze, nje kuvuga ibigwi byawe mwuka wera. Erega umurimo yavuze ngo ineza yawe ndawayirondora, nanjye sinabona uko mbivuga, ahubwo ni Yesu wangiriye neza. Data komeza ubane nanjye uku kwezi kwa 10, urinda abagabo, urinda ababyeyi, komeza urindi ubakura imbaruka mu mihanda, kuko abadayimoni bafushe, badayimoni latosi efaya bashaka gutwara abantu babibye, ariko nzi neza yuko Yesu ndabgusinzira. Abaye warasinziriye, ubuzima bwanje bwarasigaye mwaguriye umuhanda. Yo papa, ndabgusinzira, ndabguhunikira. Twebwe ng'abana b'abandi tugira ibindu latosi F, hari ibyo tureba tugakebaguza. Iyo ukebaguza ukareba hirya gatoya, ubuzima bwanje bwararangiye. Iyo ukebaguza hirya, yo hagira ibikurangaza nguko twe turangara, mba narapfuye. Maraso yanje barasesekaye mu muhanda, magufa yanje barasigaye mu muhanda, amatwi yanje barasigaye mu muhanda, ariko kuko nzi neza yuko ubwawe ndakikurangaza. Urinda umuntu ukamugendera hamanwa na nijoro, ijisho ryawe riduhoraho. Ndagushimye uko wanize n'umutari warundwaye, niko warinze na mugenzi wacu wari uri imbere yacu. Waraturinze Yesu, bari imbere yacu babagenzi bagenda n'amaguru warabarinze. Ndabigushimiye, uri umurengezi. Warinze umuryango mvukamo amarira, urinda umuryango nashakiyemo amarira, urinda itorero nsengeramo amarira, umudugudu nduye mu wawurinze amarira, akagari kwa karinze amarira, umurenge wawurinze amarira. Uyu munsi wanje bari ikiriyo, ariko hakuye ikiriyo. Uri umubyeyi mwiza, uri dadi, uri rubasha. Iyo mfashijwe ndakubwira ngo uri dadi. Yo nibutse imirimo wakoze, nabyo ngo dadi habwe icubahiro.
ko ni wowe se w'imfubyi, ni wowe se w'abapfakazi. Urabizi nda ababyeyi mfite, ni wowe mubyeyi wanje. Ni wowe undebereraho uko bukeye n'uko bwije. Ni wowe rubasha, ni wowe urengera indore zigutakira amanywa na nijoro. Waravuze ngo ntabwo uzirengagiza indore zigutakira amanywa na nijoro. Ndagushimye Yesu, habwa icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga. Ndabigushimiye. Yo daddy my God, yo daddy my God, topinda CFA mbuze icyo mvuga ndakibuza Kristo. Mwami Yesu, Mwami Yesu, yo Mwami Yesu, nongeye kubona ukuboko kwawe. Muri byavuze ngo mberutse kukubona, nanjye narakubonye. Nari nsanzwe ngusi kumba hafi, ariko noneho nongeye kukubona ko ubuzima bwanje ubukunda. Nongeye kukubona yuko uri umunyembabazi ku buzima bwanje no ku muryango wanje. Nongeye kubona kukunda abana banje n'umufasha wanje. Habwa icyubahiro. Amen. Uri data, ushobora byose. Mana ndagushimye kuko uri umurengezi. Yego. Maso yanje yarinze amarira. Wafashe muswara uhanagura ku muryango wanje amarira. Oya, wafashe muswara uhanagura ku muryango wanje amarira. Aho umuhanuzi amaze kubwira mushiki wanje ngo umuryango wanje ukuyemwe amarira. Umarira mubwira ngo ikimenyetso ari bukibonera kibonera kuri nje. Mana umuryango wanje wafashe muswara urinda amarira, imiryango yanje yombi wayirinze amarira. Mana wandindiye umuryango amarira. Habwa icyubahiro. Bana babanje wabarinze amarira, wabarinze kwitwa imfubyi. Ndacyagushima ko umufasha wanje wamurinze kwitwa umupfakazi. Dati habwa icyubahiro. Yego. Ndagushimye kuko uri umubyeyi mwiza ukurikirana ijambo kakurira no waribwiye. Habwa icyubahiro. Ndagushimye. Ineza yawe ndawayirundura. Amen. Amen. Yo, hari byinshi nibutse. Fera ndi gusenga ari byinshi nibutse. Mushiki wanje wo munsi narawe bamaze kumamagara, umuntu yaragiye mu gusenga. Hamubwira ngo Imana ikuvuzeho. Imana ikuvuzeho. Imana ikurinze gushingura. Ngo kandi ngo ikimenyetso rakibundi buri bwira utabonye ikimenyetso. Pero arangije muhamagara arambwira ngo humura ndacyuri bube. Mana imaze kumbwira ko iturinze gushingura. Umva ko umwuka n'umwe. Yego. Ndiyo nguzo by'abantu ngo nivuganira nawe Kigali izavugana nawe Gisenyi. Ivugira Rubavu na nivugira Musanze. Iramubwira ngo mbarinsa amarira. Ngimuhamagara arambwiye ngo ndacyuri bube. Yabwiye muramukazi arambwira ngo ndacyuri bube. Imana yatubwiye ko iturinze amarira, twe turabona ikimenyetso n'ikimenyetso Imana iturinze gushingura. Niyo muravuze ngo ni dati, ni umubyeyi. Yo mbufashijwe mwita ndavuga ngo ni dati. Ndago mbanyipfobeje ko niwo mubyeyi mfite. Yego. Singira papa, singira mama. Numbereye umubyeyi. Nibyo. Pero ineza y'Imana ndawahirundura. Ariko ikurikirana ijambo. Katurebe ijambo hano mu Baroma. Ibice 9 umurongo wa 18, Abaroma 18 umurongo wa 31. Tugereyo. Abaroma Yego, mu Baroma 18 ku murongo wa 31 haranditse. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? None ubwo bimeze bityo uyu munsi tsindagira ndavuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yava he? Ku murongo wa 32. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byo. Ubwo itimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yesu nashimwe. Uyu munsi Imana yabaye mu ruhande rwanje, nawe ikicumwe ribe mu ruhande rwawe. Haleluya. Amen. None tuvuge iki?
cy'Imana iri mu ruhande rwacu. Iyo itaba mu ruhande rwanjye ndabwiza impanuka nakoze ebyiri umunsi umwe mba narazirokotse. Rumva shitani yandegeye hamwe aravuga ngo ko mubuze muri saa ya 10:40 reka mutegere saa 5:20 za nijoro. Ariko uwo munsi Imana iba mu ruhande rwacu. Haleluya. Niyo mpamvu bavuga ngo imatwe turarangara, Yesu ntabwo arangara. Iyo agira ibimurangaza mba narapfuye. Iyo agira ngo hari ibyo Yesu ararikira, nguko abana bari tugira ibyo turarikira, Yesu aba yaragize ibyo ararikira ngapfa. Ariko maravuga ngo none kiri mu ruhande rwacu tuvuge iki? Kitimanya umwana wayo w'ikinege izaburute no kuduhana y'amazu yatubwiye, izaburute no kuduhana gwa rubyaro yatubwiye, izaburute no kuduhana gwa rucuruzo yakubwiye ko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Kandi avuga kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bw'irute buhora. Haleluya. Amen. Rero iriya tariki nibyo byanyeretse yuko Yesu ari kumwe nacu. Hari igihe Imana ivuga ngo nzabana nawe ariko ndubuseme, ariko noneho nabonye kwiri kumwe nacu. Haleluya. Ngikorera manavuga ngo Uwiteka niba uri mu ruhande rwanjye, kuko ngijya binavuga ngo Mana shitani nta ruhara mfiteho. Wavuganye nanje ko nsabaho, uvugana nanjye yuko nzaba umuntu ukomeye, uvugana nanjye yuko abana banje baziga bakarangiza. Nimva muri uyu mwana ndabyigwa n'iki kabana banje bize. Ijwi rambya ngo humura ndi kumwe nawe. Haleluya. None ijambo ratubwira ngo kwiri mu ruhande rwacu mubisha wacu yafata. Nubwo ababisha bari kuhari, nubwo abakurwanya bahari, nubwo abarozi bahari, nubwo abaguteza impanuka bahari, nubwo abadayimoni bari mu muhanda, humura Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Nanone Abaroma ibice 9 umurongo wa 15 fiya hasome twumve. Abaroma ibice 15 15 haranditse ngo kuko yabwiye Mose ati, ubwo yabwiye Mose ati cyako yabwiye Tsindagira ati uko sinzi izina ryawe uyu munsi ndabwa ari Mose ni Tsindagira, uko yabwiye Tsindagira n'urugo rwe n'abana be n'umufasha we, uko yabivuganye nanjye n'umuryango wawe, uko yabwiye nanje uyu munsi nije Mose uyu munsi. Yego. Nzababarira uwo nzababarira kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Kandi haleluya, nzagirira impuhwe uwo nzagirira iki? Impuhwe. Yangiriye impuhwe. Wewe ungurikiye yarambabariye inarangije uwo munsi ngirira impuhwe. Iyo itangirira impuhwe banapfuye, iyo itangirira impuhwe banavuye mu mubiri, iyo itangirira impuhwe banacitse amaguru. Yabwiye Mose avuga ngo Tsindagira nzababarira uwo nzababarira, nzagira impuhwe nzagirira iki? Impuhwe. Bibiliya itubwira iki? Itubwira kundagaza ku muraba w'umupfakazi, isango ngo afite umwana w'ikinege yapfuye, ngimubonye imugirira imbabazi, ngimaze kumugira imbabazi mugirira impuhwe. Nanjye yarambonye tariki ya 17 ingirira imbabazi, igirira umufasha wanje imbabazi, irebye abana banje bagirira iki? Ibagira impuhwe. Irabya ngo ndamugiye kuba imfubyi, ndago mukwiye kurira. Ireba abonyobe irabya ngo ndamukwiye kuri, itugirira imbabazi. Ndashanga iki cyumweru Yesu tugiye gutangira, Yesu akurebana amaso y'imbabazi, Yesu akurebana impuhwe, nawe akubabarire. Ndaba yataruko ngishijwe, kuko ndago nari nabuze ibincumuza mu ngendo nari nakoze, ariko yarandebye irambabarira, irangije nangirira iki? Impuhwe. Iravuga ngo ngera ubeho, irareba avuga ngo Tsindagira nimugira ikimuga abana be barabaho gute, umuryango we urabaho gute. Haleluya. Irareba ngo none nagendera mu kagare namara amezi 3 mu bitaro ari igisima, reka mugirire impuhwe, reka mugirire imbabazi. Ni imbabazi Yesu yangiriye, suko ngiranutse bene data, suko nzenga amasaha amasengesho me, ahubwo Yesu yibutse uburyo nitangira umurimo we, arangije avuga ngo naje reka mugirire iki? Impuhwe. Ndashaka ngo Yesu agira iki yakwibukiraho, narangiza kugira iki? Impuhwe. Yageze kuri Hezekiya, Yesu yamubwiye ngo ragira ugiye gupfa, Yesu amubonye amugirira iki? Impuhwe, amugirira imbabazi. Nangira tariki yangiriye imbabazi, ibaze saa 10:40 yangiriye impuhwe, saa 5:20 za nijoro nanone angirira indi mpuhwe. Ibaze impanutse ebyiri abademoni bari bandegeyeho, kandi kuri moto gusa. Bene data bandu b'Imana, urumva Yesu atarangiriye impuhwe,
aho uri numva nawe yarakugiriye impuhwe uvuge ngo amen. Muri comment yawe uvuge ngo amen. Uvuge ngo naje nakoze impanuka angirira impuhwe, nari ndi ku bitaro ngiye kubyara ngiye gupfa angirira impuhwe, nakoze impanuka angirira impuhwe, umwana nari nabuze urubyaro Yesu angirira impuhwe, nanje ndeba n'amaso y'imbabazi uyu munsi ndahetse. Haleluya. Nawe utari waheka ubwira ngo Mana mu kigeragezo ndimo undeba n'amaso y'impuhwe, undeba n'amaso y'imbabazi, undeba n'amaso la tosiefu, nanje byanje ugira ibyizura. Ndavuga ngo njuvuge nawe narazutse, Yesu yaransi ko nari ngomba gupfa, ariko Yesu angirira impuhwe, andinda kumeneka umutwe, andinda kuba ijisho ryanje njyabimbumye, kuko ejo abantu bagiye bazana mu bitaro ngirimo ndi kuja kwinyuza mu cuma fyake, nsanga bakubwira ngo bawe baragushiraho igisima, wewe baraguhimbona, abantu barabapfuka imbanga. Yesu yangiriye impuhwe, amaso yanje yombi ni mazima, amaboko yanje ni mazima, nuko kuguru ko kumeze guca, mwe mungurikiye muhumure, amagufa yanje basanze ari mazima. Yesu yahagaze ku magufa yanje n'uyu munsi, nubwo bitari kwemera none, ariko ejo mfite kwizera, mfite kwizera. Iki cyumwe ntago ndangiri muri iyi nzu. Uyu munsi uransuye, uyu munsi tuzoga dukoreraho muri hot studio iri, no tuzakora. Mfite kwizera, mfite kwizera ko Yesu aranganda kandi ejo nabyo ngo Yesu umufasha waje ndashobora kuganda kandi ari we hunganda kandi. Komeza umurongo ukurikiyeho twumve. Yego. Ku murongo wa 16 ubwo ni mu Barumi ibice 9. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu, cyangwa nicyo gituma izi mpanuka zitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ku mwete tumugirira. Yego. Ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ahubwo izo mba biva ku Mana igira ute ibabarira. Ntago ari umwete w'amasengesho yaje, ahubwo byavuye ku Mana yo mu ijuru. Niyo yavuze ngo nongere mbeho. Nawe kwa waramutse n'imbabazi Imana yakugiriye, kuba uyu munsi ugihumeka n'imbabazi, kuba wa munyonzi w'icyo, wa mumotari we, wa mushoferi we, wakoze impanuka nyinshi urarokoka, abandi barapfa. Nguko naje narokotse, neje arabapfuye, kuko ngeje ruwo bazanye aravuga ngo wagonze we harapfuye. Amen. Rero ni imbabazi Imana yangiriye, n'ubundi Imana yangiriye, igirira abana banje impuhwe, igira umuryango wanje impuhwe, uwo mvuka mugira impuhwe, n'uwarashake mugira impuhwe. Ni torero uyu munsi, torero ubu turi ku cyumweru, baba bateranye bafi bari ndago, baba bateranye bari bakeya, baba bicaye aho iwanje njingiye kundu nivugira ibeteri ku musozi wa ku mudugudu wacu. Uyu munsi ndago wari wadiyo bariterano, ndarayo bari mu mavuta, wari uyabwiza ndago yarabwiza ari mu mbaraga. Ndumva bavuga ngo uyu munsi ko ndumva ko ku 13 iyo napfa bagwa ati turashingura ryari, ariko ndi gushima Imana yahagaze ku buzima bwanje, ndi gushima Imana yakuyikiriye ku buzima bwanje, ndi gushima Imana yari kuyikira mu muryango wanje, ndi gushima Imana yakuyikira mu muryango nashakiyemo. Ubu muryango nashakiyemo ubuteraniye aho iwanje, nuwo navutse mu buteraniya, ariko ndi gushimiyera kandi nutazi wanje yararahamenya fiya. Nutari wagera iwanje yararahamenya, ariko ndi gushima Imana. Rero bene data muhamenya ngiri muzima. Nigaza gushima Imana, ndabandi gushima Imana rimwe nasa, nabandi gushima Imana abantu bandwereye ngiri muzima, batandwereye serikeye. Rero nubundi gushima Imana, uwari ugomba kuzaza kwamenya uyu munsi kuri tariki napfuye, ahamenya ngiri muzima. Nibyo yani ko kuri hari umuntu yanga kugusura uri muzima akagusura wapfuye. Nje bene data ndababureka mbyivugire muje munsi uragira muzima. Mumenye wanje ngiri muzima, aho wawerere hose wowe wumva ngo ugomba kuza gushingura napfuye. Ndakushishikariza unsure ngihumeka umwuka w'abazima. Yego. Ngihumeka umwuka w'iki w'abazima, ko ndi Yesu muri bibazo ngo ni Yesu wangize kumuvandimwe, avanga umubabare yanjye Yesu yasagize ute arayize, ariko umubabare yawe ndamba kugira ute kunezerwa. Amen. Amen. Ndangira ijanga ngumije muri aya mavuta bwakira bugaca. Ariko ndabwira abantu bose kuba twaramutse n'imbabazi z'Imana, nimbu Imana yatugiriye. Ndabwo ari amafaranga ruwira twavuga ngo kuba naramutse ntago rukwaraye muri etaje, ndeka nongera ibimbiga rucyofya, ntabwo ruko bagendeye mu modoka nziza, ahubwo ni imbu Imana yagize uti. Hari igihe Imana ikubona ikagirira abana bawe imbu, ikagira umufasha wawe imbu, wa mupapa wawe ugiye gupfa, Imana ikarakunda abana bazaba ari wowe rubatunze, kavuga ngo reka abana bagirira imbu. Bra Yesu n'umuryango wanje ugira imbabazi, abana banje bagira imbu. Rumva n'umwana wanje ambwiye ati papa uramutse ufite twatabarwa twende twakongera kuyisenga, ubu yomfa uyu mwana yaricwa n'agahinda. Sinzi rero niyo kwa mbere kuzaja kwiga,
simbizi niba isubira abana baje bararisubiramo ariko ndi gushima Imana nabo kuko bambonye hagarutse ndi muzima ndi gushima Imana kwa n'uyu munsi ndi gukandagira bikemera babyumve bene data bandi mwafashije gusenga n'uyu munsi mukifasha gusenga Imana ibambera umugisha Tsindagira reka dusoze Imana ishimwe senga yego tugana ku musozo ariko urabizi nk'umuvuga butumwa mu yamasengesho yego cyangwa se wifuza kwifatanya nawe mu gusenga ubu sinavuga ngo ni mu kababaro oya ndi mu mashimwe ntabwo ari akababaro mu mashimwe Mana abafatanya naje mu mashimwe no gusenga byose no gusenga ndi mu mashimwe ntabwo ari mu kababaro uramenye oya nta kababaro urimo ndako nanjye nta kababaro ndimo ni mu mashimwe rwose kuri nimero yawe 078 ni 0788 61 yego 49 16 0788 61 49 16 kandi amahoro y'Imana kubeza abane namwe ngwifurije ko Yesu yakurebana amaso y'imbabazi ngwifurije ko Yesu yakurebana amaso y'imbuwe kandi mbihanangiriza ngo mukome musenge cyane abadayimoni bahagurutse muri aya mesi bushize narabivuze ngo abadayimoni bashaka kuko teza imbaruka mu mihanda aho uri hose isamba ravuga ngo yewe usinziriwe nongera mbikubwire kanguka yego abadayimoni bondi basinziri bari gukora amasaha 24 kuri 28 uribaza ngo niba saa 10:40 bari bambuze bakandega saa 5 z'ijoro nanone sari za nijoro mvuye mu bitaro banzezereye saa 5:10 batamuto uribaza ngo bari basinziriye cyaba bakingira batereka turebe ko arongera karogenda mbabarira rero kanguka ikibwirizo cyo zakibwiza ejo muri ku bantu basinziriye nzakibwiza ejo bundi iri mu Befeso ngira ngo ariko kanguka reka ibyo ari bigusinjirije bivemo kanguka abadayimoni bondi ho basinzira bari kwa 24 kuri 28 rero dushimye Imana yagumije kubana natwe nabwika abana natwe kandi reka maze ndiho nagize ndashimiye Fiyaki Fiya ndagushimiye kuko ndaje kikuzinduye banabyumve tagarukuza gushaka shusho media ngiye nuko ntagenda ngenyene iyo banabyumve ahubwo n'urukundo mvitiye no kwereka abantu ko ngiriho karege bavuga ngo yango ndibishoka ngo byangura ngo yapfuye ngo bari kuduhumuriza gusa kuri nibejo mwarabivuzeho we na Mutesi bavuga ati reka mbereke ko tsindagira gihumeka kandi katari no mu bitaro nuko ejo naraye ndashe bandu Imana naraye ndashe tano naraye natashe tago Fiyake nuruku turabizi arababira akagunda yanyise bitwenge byazi kure ko ibitwenge bifite Fiya ndacafite ibitwenge yego ndacafite umunezero no gushima Imana Mana turagushimye uri Imana nziza uri Imana yo kwizerwa tugushimiye yuko itariki ya 19 uri Imana nsima ntabwo uri Imana Dawidi no bigeze kuvuga ngo uri Imana y'abantu bazima ntabwo uri Imana y'abantu bapfuye aravuga ngo uzaba Imana yabo ku munsi w'umuzuko nanjye ndagushimye yuko uri Imana yacu bwite abadukurikiranye ni basima ntabwo bapfuye abagiye kufatanya natwe gushima kuri itariki ya 19 nabagihumeka umwuka w'abazima ndagushimye kuko uri Imana igihagaze ku buzima bwanjye uri Imana igihagaze kuri Fiyake uri Imana igihagaze kuri Mutesi mbamva abantu baze n'abantu tukorana 5 kuri 5 uri Imana igihagaze ku muryango wanje abadukurikiranye uracabashimiye mu izina rya Yesu Kristo komeza ubashireho uburinzi komeza ubashireho ubudahangarwa mboneyeho gusenga nabo nashize mu bitaro hari abacitse amaguru barinde latosi efa hari abakomeretse mu mitwe uzabarinde gusara uzabarinde ihungabana mu mitwe yabo hari ababyeyi nashize mu bitaro batari gushobora guhumeka hari abo nasanze bashizemo sonde abo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo latopitasi efa ya Mana uzababera umudogiteri Mana uzabakiza unguko hangiye ku
hariya nabo uzabarinde kwa biriya bitanda barwariyemo benshi uzabarinde urupfu uzabarinde gupfusha mana latosi efaya abo nasanze bapfutse amaso bari kurebesha ijisho rimwe uzabagirira imbuwe nguko wangiriye imbuwe uzabareba n'abasoye imbabazi abarwariye mu bitaro bya CHK abatwariye mu bitaro by'Igisenyi abatwariye muri bitaro bya Musanze narindimo mana ibitaro byose by'isi yose uzabizenguruke abarwayi bose barwariye ubakize abo barwayi ndabasenge alatosi efaya mw'izina ryawe Yesu Kristo nyemerera kuko uri umwami w'abami nyemerera kuko uri umukozi w'umuhanga kandi latosi efaya abarwariye mu ngo ndabasenge ari mu bitaro mana batafite ubwishu abo babere Simone babona ubwishu ari mu bitaro batafite ubushobozi bwo kugura imiti abo ndabasenge ubabera umuterangunga ubabera umutabazi kandi ubabera umwishingizi abari mu mihanda uyu munsi ndabasenge abashoferi ndabasenge abamotari ndabasenge abanyonzi b'amagare ndabasenge abapiloti bari mu kirere ndabasenge abatwara indege nabo ndabasenge ubakureho impanuka uyu mudayimoni wo gutwuwe kunywa amaraso mu mihanda ndamutesha agaciro ndakubita hasi ndasengera abana batoya bari mu bitaro abo nabo ndabasenge kuko arabageze mu bitaro abana bato bakoze impanuka abo nabo ndabasengeye shirito ubashireho uburinzi kandi barebana amaso y'imbabazi amagufa yabo yateranye aba mu maboko bose ubateraniye amagufa yo mu maboko aba mu migongo bateranye abacitse amaguru uteranye kuko abaganga badashoboye gukora wewe urashoboye Kristo ndagushimye kuko uri Imana nzima ndagushimye kuko ugiye gukora ibitangaza abarwayi baho bakomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kuje kwarebana amaso y'imbabazi nabo kabagirira imbuwe kwageze kuri amupfaka twabya ngo tere kurira wabonaga Mariya yeze ko ndagacira afite ari kurangije ukoresha itegeko ku barwayi koresha itegeko bakire koresha itegeko mu izina rya Yesu abari ku maseta bagiye kubyara ukoresha itegeko ubakure ku maseta amahoro barinde gupfa no gupfusha baha abana bazima abo bose ndabasengeye kandi bose mwami Yesu bakomereza amaboko aho bari hose abarwaye ubagiriza ubundu ndagushimye Yesu abarwaye imigongo bakize bari gutakamura n'amaguru bakize abakutaka mu mitwe bakize ubakureho borokaje mu izina rya Yesu Kristo amena 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 moro y'Imana bane ko abarwayi bwiza bw'Imana bagumeho muco y'Imana bagumeho mu izina rya Yesu amen.